Philadelphia Imana iratsinda. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Mukamurangira Bibiane, ndi umubyeyi w'abana babiri, ndi umupfakazi maze imyaka 28, napfakaye mfite imyaka 25, nuko yindi myaka yose rero nyimaze umugabo wanjye ari Kristo. Mbere yuko ntanga ubuhamya, ndagira ngo tubanze tuganire ijambo ry'Imana rinjyana mu buhamya ngiye kubaha. Ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Havuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekaniwe Abisirayeli. Reka nsubiremo. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekaniwemo Abisirayeli. Amen. Uwo mwana bavuga ni Yohana. Yohana yavutse kwa Zakariya na Elizabeti, ngo bashakanye bose ari abasore n'inkumi. Barakura, baba abagabo, barakura, bageza mu myaka yuko urubyaro rwose barubura, bageza mu myaka za 45, dore ko 45 wenda hari bo yabaye myinshi, kuko icyo gihe cyabo abantu ntibapfaga bakiri bato. Ariko ngo bagira ibibazo by'umwana. Bageza barasenze, suko batari barasenze, ariko igihe kigeze bariheba, baravuga ngo byararangiye, reka twicare twiturize dutegereze urupfu. Ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe isengesho, amasengesho yabo yari yarumviswe. Ariko ngo bari bamaze gusaza. Elizabeth ari umukecuru, Zakariya ari umusaza. Ubwo nibo bari bageze mu gihe cyuko ibyo gutekereza iby'urubyaro byari byararangiye. Ariko ngo umunsi umwe ubufindo bufata Zakariya. Igihe cyo gutamba kiba kirageze, baravuga bati niwe uri bujye gutamba. Akigera mu nzu cyangwa se mu cyumba yagombaga kwambariramo, marayika ngaramubonekera, aramubwira ngo ni jyewe marayika Gaburiyeli ubora imbere y'Imana. Nzanywe no kukubwira ko Elizabeth wawe uriya ubona ko ari umukecuru agiye kubyara, kandi azabyara umwana w'umuhungu, muzamwite Yohana, kuko nuzabanziriza umucunguzi. Zakariya yumvise ibyo, aravuga ati bishoboka bite ko umugore wanjye ari umukecuru nanjye nkabashaje? Marayika aramubwira ati nije marayika uba imbere y'Imana ugutumyeho, none gushidikanije umugore wawe kutwitagiye gutwita, ariko ibyo bizaba uri ikiragi, ntabwo uzongera kuvuga ukundi. Ngasohotse babona yabaye ikiragi ntari kuvuga. Ariko baravuga ati buriya yabonanye n'Imana. Ageze mu rugo nibwo yateraga umugore w'inda, igihe kiragera arabyara umwana w'umuhungu. Bishima cyane yuko babonye umwana w'umuhungu. Mu gihe bishimye, ariko Imana yari yaravuze ko uwo mwana atazakura nk'abandi bana basanzwe, ngo ajya mu butayu. Akuze, Imana imwohereza mu butayu abamo. Ariko muri ubwo butayu ararimo, Bibiliya itubwira ko yatunzwe n'ubuki bw'ubuhura n'inzige, nibyo yaryaga, kandi yambara uruhu rw'ingamiya. Ntabwo yigeze agira umunezero nk'abandi bana babyawe, cyane ko bari bamubyaye mu bihe bari bishimye ko babonye umwana w'umuhungu. Aguma mu butayu rero, aba mu butayu kugeza umunsi ngo yerekaniwe Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo nta byiza bindi yigeze abona byo kumva anezerewe
n'ababyeyi be, ahubwo ibye byari kwibera mu butayu, ariho yigisha abwira abantu ibyo gukiranuka no kuza kwa Yesu, abwira abantu kwihana ibyaha ko Yesu agiye kuza. Rero ngiye kubaha ubuhamya, ntabwo ndi kwigisha, nuko nashaka kubabwira ngo iryo jambo ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga, aguma mu butayu kugeza ubwo yerekaniwe mu Bisirayeli. Ngiye rero ubaganiriza, nababwiye izina ryanjye, nabwiye ko nitwa Mukamurangira Bibiana, nkaba ndi umumama w'abana 2 b'abahungu. Umugabo akaba yarapfuye, apfa mu gihe cy'intambara cya Jenoside, ariko apfa mfite imyaka 25, nari nkiri muto rwose. Nyuma nibwo nakijijwe, maze gukizwa mpita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ndashaka ko Yesu ari umbera umugabo, cyane ko muri ibyo bihe byari bihe bikomeye, mbona abantu, abagore bose bagenda basambana n'abantu, waba ukennye iki ukabwira umugabo kugira ngo aza kiguhe nuko mugomba kuryamana. Ibyo mbibonye numva ni bibi, simbishoboye, ariko Imana ikaba yarangiriye neza. Ngewe nari umuganga, nkora kwa muganga ndi infirmiere A2, ariko mfata umwanzuro wo kudashaka undi mugabo. Yesu mugira umugabo mukuru. Ubwo nakomeje kubaho, ariko igihe kiza kugera nkijijwe. Nakijijwe mfite muri 1997 nibwo nakijijwe. Nyizwa ariko ntashaka gukizwa. Nge nari umukatolike wujuje ibyangombwa, cyane ko nirirwaga nivugira ishapure, nkora no mu kigo cya Gatolika, nkora mu kigo cya Caritas, nakoraga mu ivuriro rya Caritas. No mu kubatizwa kwanjye ni Imana yamfashe. Imana ifatite nubaka urusengero ngubaka ntabishakaga, maze kurwubaka Imana imbwiye ngo ningende nubake, ariko biturutse ko hari umwana wanjye wari urwaye, umwana araremba, ndamujyana mu mavuriro hose, ndamuha imiti biranga. Byanze rero mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka mureke. Yewe ngiye kumureka ngo agumaho, kuko byari byanze rwose, imiti kandi mwaye myinshi. Umumama w'inshuti yanjye arambwira ati tujye mu bapfumu naho tugerageze. Tugenda ngenda mvuga ishapure, ndakuramutsa Mariya biranga, nkavuga ngo Mana nungira neza nzagukorera, nungira neza nzakubakira urusengero, nkajya muri ibyo nzubaka urusengero, kandi no mu Nyagatolika insengero sinanizi ibyo navugaga. Tugezeyo umupfumu arebye umwana avuga ati yapfuye, genda. Umwana turagenda, bwari mu ijoro. Uwo mugore arambwira ati arahandi inzu ndi, turagiye. Tugezeyo wa mupfumu wundi ntacyo yamariye, ndavuga ngo reka dutahe ngiye guhamba mu rugo, adapfira mu nzira. Ngeze mu nzira hafi yo mu rugo, mpura n'umugore wari umurokore. Icyo gihe nangaga n'abarokore, mvuga ngo abarokore ni abasazi, mvuga ko nta kintu bashoboye, ari ukwirirwa gusa basaragurika. Ndarambaza ati se muganga bite? Namugana akana kanjye ni karapfuye. Agafasha abona ko iki cy'umukara cyagiye mu mutwe, aravuga ati umwana ndabona ageze ku munota wa nyuma. Ajya hirya aramusengera, umwana arangije arareba, arebye aravuga ati tujyane tumuhe igikoma. Amuhaye igikoma, umwana tubona aranyoye. Hari kwa gatandatu arambwira ati ku cyumweru rero uzaze tujye gusenga. Ngiye musengeye gutyo, ariko hari abandi bafite impano zo gusengera abarwayi, bamusengera umwana akire. Sije yose ku cyumweru hagera, ndagiye wo mbonye wese ati nsengera umwana. Barambwira bati nibaza kuza gushyira ibirago basengera abarwayi, ubwo uraza kumuzana. Ubwo naramujyanye koko baramusengera, umwana barakize, aba muzima. Twatashye umwana aguruka rwose ari muzima. Ndataha nikomereza imirimo yanjye, nisubirira muri Gatolika. Noneho
hashize iminsi mpura na pasiteri arambwira ati ko twagusengera umwana kuki utagarutse, ndaba nti nzaza, akongera twahura uzaze kongera gusenga, nzaza bibubyo. Ariko umunsi umwe turahura, ariko wa gatandatu arambwira ati ejo ku cyumweru uzaze utubere umushyitsi nta kibazo, ubwo ubutaha enda uzakomeze wigumire aho wari uri. Nuko nibwo nagiyeyo, mpageze turasenga ndongera nditahira. Ariko ntashye turi mu rusengero tutarataha, nari nsize akantu gato, baravuze ngo hano ari ubwitange, ngo turashaka kubaka urusengero, none turagira ngo mwitange twubake urusengero. Bavuze kwitanga, n'abana reka da, genda umunyagatolika ntago najya kubaka insengero z'abandi. Ariko nibagirwa rya jambo, umwana igihe yararwaye ndi kuvuga ngo nzubaka urusengero. Uko niko abandi batashye ndiyicarira, nicaye sinzi ibintu ukuntu nabaye, numva mpindutse ukundi, numva umuntu arimo aramvugisha arambwira ngo tanga amafaranga, nkabaza nifite 70,000 mu ishakoshi, akambwira ngo tanga ayo mafaranga. Nkavuga ngo ndi umunyagatolika, tanga ayo mafaranga, ndi umunyagatolika. Nyine nkomeza ngo ndi umunyagatolika, ariko nyuma ndebye sinzi ukuntu ahumuye, mbona nta muntu ukiri mu rusengero, no mu kibuga nta muntu ukirimo. Nuko ndavuga ngo ndayatanga, nari nicaye guhaguruka byananiye, mvuze ngo ndayatanga, ndahaguruka biremera. Ndavuga ngo reka nitahire. Ngeze ku muryango mbona umuntu n'igicucu kiraje gikubise ku maguru ibintu nk'umusumari, ngiye kugira ngo ntambuke ngere utambwe birananira. Nsubiza amaso inyuma, mbona abadiyakoni bari gukura ibitambaro ku meza ku altari, ndabarembuza, ariko kuvuga ntibyankundiraga kuko ryajwi ryakomezaga kumbwira ngo tanga ayo mafaranga 70,000. Nuko ndababwira nti wa mugabo bavuga ngo tanga amafaranga ari hehe, baragenda baramubwira araza, nkora mu ishakoshi ndamubwira ngo akira ya mafaranga mwubaka urusengero. Nyivuga ngo mufata nyiyamuha, abwiye ngo Imana iguhe umugisha. Nahagurutse numva biremeye, nkandagiye numva biremeye, ntambutse nkumva utuguru tumeze rwose nk'utubaba, numva ngize ibyishimo ntigeze ngera na rimwe. Ngenda nirukanka numva mfite imbaraga nyinshi, none haza muri jewe indirimbo ngo umunsi mwiza nibuka none kwemereyeho, wambereye umucunguzi mujye nkwiza ibyawe nishimye. Nkagenda nagira mu nzira ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho, wambereye umucunguzi njye nkwiza ibyawe nishimye. Ngenda mvuga ngo umunsi mwiza nibuka, nijoro nabyuka nakanguka nkavuga ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho, wambereye umucunguzi njye nkwiza ibyawe nishimye. Nkomeza gutyo buracya, mu gitondo njya mu kazi. Ngiye mu kazi nakoraga mu ivuriro rya diocese, nakoranaga n'abazungu. Nuko ngezeyo umuzungukazi twakoranaga kuko nakoraga muri farumasi, arambwira ngo hari imiti yabuze, ngo hari ibikombe 4 byabuze, ngo by'amantibiyotike, ngo kandi nta wundi wabitwaye ni wowe. Ko ku cyumweru ntaje se ngo ntugire ibindi uvuga, wowe wabitwaye. Nuko arambwira ngo taha uzongera kugaruka ari iyo miti yabonetse. Natashye mfite agahinda, ndavuga Mana, ubu koko ntazi ibintu byanjye 70, none baravuze ngo nibye imiti, taha. Banyirukana gutyo ndataha. Mfite agahinda, mara ukwezi mu rugo nibaza uko bizagenda, ariko nibuka ko mfite musaza wanjye yari dogiteri, akora ari we muhuza w'ibikorwa w'ivuriro w'amavuriro yose ya Caritas. Njya kumureba mubwira ko banyirukanye. Nkimubwira arambwira ati rero sifite umwanya wo kuza kukureba, ubu ngiye Cyangugu niho ngiye gukorera, ariko
fata ibihumbi 100 urebe icyo ubukora hanyuma nzakubwira nzaza kukureba ngende mbwire wa muzungukazi agusubize mu kazi. Ndagenda ndaryamye mw'ijoro bigeze mu gicuku numva ijwi rirampamagaye ry'umuntu w'umugabo rikomeye rikambwira ngo Viviana tanga amafaranga utanga icya 10 cy'ibihumbi 100 cy'ibihumbi 10 nako kuko byari ibihumbi 100 utanga ibihumbi 10 ibindi 10 ubutangemo itoro ry'ishimwe ayandi asigaye uzajye utekamo ibyo abantu bazajya barya bavuye gukora umuganda kuko ngiye kubwira pasiteri batangire kubaka urusengero. Agahinda karanyishe ntangira kwibaza ukuntu amafaranga yanjye nari ngiye kuyakoresha none ngiye kuyatanga ku rusengero. Ubwo mu gitondo narumviye njya kureba pasiteri muhaye amafaranga ibihumbi 10 ndamubwira numvise umugabo umbwira ngo nguhe ibyo bihumbi 10 ngayandi ngo nyatange imito ry'ishimwe ngayandi ngo tujye dutekera abantu bazajya bakora umuganda ngo kandi nanjye imirimo yose y'urusengero nge nyikora. Ngo aravuga ati nanjye Imana yangendereye irambwa ngo dutangire kubaka urusengero ngo kandi dukora umuganda 2 mu cyumweru kwa 3 no kwa 6. Uko niko natangiye kubaka urusengero twarangiza saa 5 bakampa abadiyakoni tukajya guteka nkagura ibintu tugateka gutyo bakarya nkabatekera igikoma bakanywa cyangwa icyayi bangiza bagataha bakansabira umugisha. Urusengero rero rurarangira hari undi muzungukazi twakoranaga muri Caritas nawe njya kumusura ibihumbi 50 nibyo naguzemo alitari. Nuko imirimo y'urusengero irangiye nigumiraho ngumyaho ndaryama ndasinzira nsinziriye ndota ndi kubwira pasiteri yari afite ngo umwana urwaye ngo ndamubwira ngo namuha umwana njye kumuvuza. Abandi bose ko nta kazi ugira uwo mwana wamuvuza amafaranga urayakura hehe? Ndamubwira nti mumpe njye kumuvuza. Ngaramumpa ndamujyana ngezeyo wa muzungukazi arambwira ngo ya miti yarabonetse ngo nusubire mu kazi. Inzozi zirarangira. Hashize nk'ukwezi zanzozi narazibagiwe njya kwa pasiteri ngiye nsanga afite umwana urwaye. Ndamubwira ngo namuha umwana njye kumuvuza. Nawe arambwira ngo se urakurahe amafaranga yo kumuvuza? Nimumpe mujyane. Aramumpaye ndamujyanye. Ngeze mu nzira nenda kugera kwa muganga umwana abarapfuye. Mbona arapfuye neza. Ndirukanse mugejejeyo ndavuga nti umwana wanjye arapfuye. Bahise bamushyiramo serumu. Bamushyizemo serumu umwana arazanzamuka tuguma mu bitaro iminsi 3. Ise wa mwana na nyina wa mwana ntibigeze bagaruka baza kureba umwana uko ameze. Eka bigumiye mu rugo. Ahubwo umuntu umbonye umwana wa muganga yarwaye barange muriye umunsi wo gutaha ugeze. Hari umuntu najyaga mvurira umwana arambaza ngo ndatanga ngahe ndamubwiye arayatanze. Wa muzungukazi araza arambwira ngo ya miti yarabonetse umwana namara kugera mu rugo uzagaruke ko mu kazi kwa mbere. Ngo kuko ragiye ngeze nsire pasiteri umwana nsanga bibereye mu rugo rwose baratuje umwana ndamubahaye. Nuko kwa mbere subira mu kazi. Ubwo nsibiye mu kazi ndakomeza nyine ubuzima busanzwe. Nibwo pasiteri yambwiraga ati se rwa rusengero bubatse wazaje kureba aho uko bimeze ugasengeramo nibura umunsi umwe. Navuga ngo nzaza. Nanga ariko iki ninya ko abanyagatolika bambona bakavuga ngo nabaye umurokore. Ariko nyuma nza kujyayo nsa nk'uwihishe. Bampaye na Bibiliya nge nanyishe mu kwaha. Ngezeyo bavuze ngo abashyitsi ndahagurutse mu bashyitsi abandi turasuhuje iteraniro barangize ngo wowe hasigara uhagaze. Ndahagarara. Pasiteri abwira abakristo uyu mama muramuzi? Bati turamuzi. Mumuzi iki?
yatwubakiye urusengero. None se kwa gatandatu ko tuzabatiza yabatizwa? Bahita bakoma mu mashyi ngo rwose abatizwe, nta kibazo rwose nabatizwe. Nkubitwa n'inkuba. Barambwira bati rero kwa gatandatu ni ukuza kubatizwa. Nguko kwa gatandatu baje kunjyana, ndagenda batizwa ntarize, batizwa nta kintu nzi. Nuko pasiteri ahita avuga rero ku cyumweru tumavuye kubatizwa, aho ngo mwebwe babatijwe nta murimo n'umwe mugomba gukora mu rusengero mutabanje kuzura umwuka wera, nta gukubura, nta gukora undi murimo. Ngo kuko ahita ashyiraho ibyumweru 2 byo gusenga nimugoroba saa 11 dusengera umwuka wera. Navuga mu kazi tukajya mu materaniro, abantu bakuzura umwuka wera, abandi bati turabonye ibi, abandi bati tubonye ibi, ngiye nkategeza ko muri n'akanyoni nkakabura. Nuko mbwira pasiteri nise ngiye ko nta kintu ndi kubona bite. Pasiteri arambwira ngo hindura uburyo bwo gusenga. Ndahindura se ubuhe buryo ko niyirisha ubusa simbona umwuka wera? Arambwira ngo hindura uburyo wowe gusa, ntiyagira ikintu ambwira. Mvuye mu kazi ndicara ndatekereza, ubu rero icyo ntahinduye ni ukurara hanze. Ndagenda nkajya nimugoroba abana nkabaryamisha nkajya kuryama hanze, nkicara hanze, najya kubona nkabona ibintu biraje, nawe nkasubira mu nzu, ndasengera mu nzu. Ku bukeye none ndiyemeza ndabangurika nzinge hari insina munsi y'urugo, nzabura nzayinjya mu nsina nicaremo, nkajyana agasambi nkicara mu nsina mbamo. Nuko rimwe umwigisha araza yigisha hariya aho Mose yabonekewe ngari mu gihuru cyaka umuriro. Ndavuga yabonye igihuru cyaka umuriro, Imana ibonekerwa mu bihuru. Ndaharenga none se njya gusubira mu rutoki, ndambuka njya ahantu mu bihuru nkaba arimo nicara. Maramo icyumweru. Kuri icyo cyumweru, ari ku cyumweru mwijoro imvura iragwa nyinshi, igwa nyinshi cyane. Iguye ndava rero simfamo, navo nkahura n'abajura. Mu gihe imvura ihise ngiye kumva numva ibisamagwe inyuma yanjye mo birakubita. Ndavuga Mana ndapfuye ndagira gute? Mu gihe nibuka ko ari ijambo bari batwigishije kuri uwo munsi, kuri wa gatandatu, ryerekeye Elisa n'umugaragu we. Elisa ngabwira umugaragu we ngo Uwiteka we ngo humura amaso y'umugaragu wanjye arebe ingabo zimugose. Nanjye ndavuga ngo Uwiteka we humura amaso yanjye ndebe ingabo zingose. Mu gihe nkivuga gutyo mba nkusinziriye, ngiye kubona mbona abagabo banini banzengurutse, abandi bareba cya gisamagwe. Ako kanya nuzura umwuka wera, mvuga indimi, ndarira, ndarira, nuzura umwuka wera, mvuga indimi nyinshi, navuze indimi buracya. Sinamenye ko anakeye. Mu gihe nzongera kureba mbona izuba ryatse, ndirukanka ndatashye. Ubwo hari ku cyumweru ndambara, ndagenda njya ku rusengero mbwira pasiteri, ni pasiteri nabonye umwuka wera. Najyaga kuvuga ubwo nkaba mvuze mu ndimi, najya kuvuga ubwo umwuka ukabaranteruye, intebe nagiye kwica nicayeho ngenda kwica kabiri. Nuko ngeze aho reka ntahe, ndatanja njya muri cya gihuru, nuzura umwuka wera, mvuga indimi burira. Mu gitondo ndatanja mu kazi, nkomeza kuzura umwuka wera, nkomeza kuvuga indimi, ariko ndavuga ngo Yesu ari ikindi ngusaba, ndagusaba impano z'umwuka wera. Nasubiye muri cya gihuru nkibamo hafi iminsi 3. Ku munsi wa gatatu mba nkusinziriye, gize nyambona ikiganza cy'inuma yera de. Mbona umuntu afashe ukuboko kw'iburyo afata ya numa ayishyira mu kiganza, arambwira ngakira impano z'umwuka wera. Ndatashye
ndavuga se ubu impano z'umwuka wera ubu nazibonye? arambwira, araceceka ntagira icyo ambwira. nkongera ngo ese Yesu, impano z'umwuka wera ubu nazibonye ko nta kintu mbona. ngiye mu kazi bazana umwana ufite igisebe cy'umufunzo. icyo gisebe nacyo kwa muganga bagashyiraho imiti bikanga, none baravuga ngo bazamuha transfert yo kujya mu bitaro bikuru Bacukuguru. ntiyagira umuntu umwitaho, kizamo inyo zikajya zitaruka. haza kuza umukobwa arambaza ngo wagira umurokore nti ngwino njye kukwereka. anjyanye mu bitaro. icyo gihe nakoraga muri farumasi. arangije arambwira ngo ureba uyu mwana, niba uri umurokore uyu mwana arinze kumera gutya. nuko mbwira umukirina araza, duterura wa mwana aramwuhagira, ndangije ndamusengera. nkoze ukuboko kuri cya gisebe hejuru, ndavuga ngo Yesu wakijije wa mwana wari ku kidendezi, niba ari umwana niba ari umugabo ntabwo biri tubwira umuntu. none arakubwira ngo ntafite umuntu, n'uyu rero nta muntu afite, ndagusabye umukize. ndavuga ngo kandi wageze kuri cya giti cy'umutini usanga nta mbuto gifite, urakivuma cyita cyuma. nanjye rero wagisebe ndakuvumye, igisebe gihita cyuma, amwana aba muzima. abantu ndagenda muhahereza bene wabo, umwana ari muzima. maze si ukuzanya abarwayi bava mu bitaro, abo bagiye guca ukuguru, abo bagiye kugira gute, uwo naherezaga ibinini yahitaga akira ako kanya, bya bisebe nakoraho igisebe kigakira. mbese mba muri urwo. umubikira twakoranaga n'undi muzungukazi baravuga bati uyu muntu azatuma ivuriro rihomba. baranyirukana. ndatashye nkajya mu rugo buri munsi. abantu babaga buzuye, bakazana abasazi, bakazana ibiki. haza kuza umusazi witwaga Nyirahabimana. Nyirahabimana yari amaze imyaka 6 ari umusazi wambara ubusa, wirukanka ku musozi. baramuzana umusazi, atubera umusazi. ahasigaye njya mu cyumba ndasenga, ndavuga ngo Yesu ndakwinginze dukirize uriya musazi. kwa kundi wakijije wa muntu wari watewe n'abadayimoni benshi, atungwa no kurya amagufwa mu marimbi. ndakwinginze uyu musazi nawe mukize. ngiye kubona njya mwiyerekwa, mbona Yesu afashe, mbona Yesu yicaye ku ntebe afashe umusaraba. arambaza ngo bibi yanguza ngo n'icyana. navuga ngo mfite umurwayi. ngo none murashaka iki? ndashaka umukiza. arahaguruka aravuga ngo ampuhaho, aramba ngo subirayo. nita nkango ako kanya wa mugore akimbona, abadayimoni ngo yiwe uyu mugabo aratwica, ngo dore n'umuriro, aho nkoze hose hagahinduka ibisebe, aho nkoze hagahinduka ibisebe. abadayimoni bati turigendeye. bagenda gutyo bamuvamo. bamaze kumuvamo aba muzima. abantu induru ziravuga, none n'usi umuntu. nuko niko byagenze. pasiteri abyumvise, pasiteri avuga ngo ndaguca mu itorero, ntabwo uri umuntu, uri umusazi. nongera gukora ibyo ntuzongere kugaruka. nari umudiyakoni ahita binkuraho. nari umuririmbyi aravuga ngo ntiwongera no muri korali nzakukuramo. noneho ntangira kumva ncitse intege. pasiteri angendaho, abantu baje akangendaho. nuko ndabato ibi bintu ko atari je babyihaye, ko nta n'amafaranga bampa, uvuka pasiteri koko kucya ngendaho. nuko ntangenda kugenda ngwa buhoro buhoro, sinjye mu rusengero, ntangira kutaja gusenga, ntangira gukomeza noneho nikorera farumasi, ngura imiti, nkajya nsengera abantu aho bakampa amafaranga, nkavura,
bakampa amafaranga, ndagenda ndabyibuha, ngira ibiro 100, ngurira inka, ngura amahene, ngura inkoko, ngura ibintu byose, ndagenda ndatekana niberaho. Ariko Imana umuntu aramira mu byaha, mu ntege nke nari mfite, bimwe intumaho umuntu iramubwira ngo ngiye kugukuraho ibi bintu byose nutahaguruka ujye kunkorera i Kigali. Ndavuga se Mana, wanditse nkakora inaha ngaha, ndakubwiye ngo haguruka ujye kunkorera i Kigali. Niko Imana imbwiye. Ese wayinsabiye nkayikorera hano? Ngimbwiye gutyo. Ndabyihorera, ndakomeza nigira ku kazi, nava ku kazi nkigira muri farumasi yanjye, nkacuruza imiti gutyo gutyo. Hashize iminsi Imana irambwira ngo ubwo wanze kwasuzugura ngiye kuguha igihano, ibyo wishingikirijeho byose ngiye kubikuraho. Za nka zirapfa, za nkoko zirwara umuraramo, ihene zirarwara, ibintu byose nari mfite bishiraho. Nagapo nzagura ibindi. Ya farumasi igitondo kimwe nabonye hasigayemo amakarito masa, ndabangiye kugura ibindi. Nagendaga n'igare njya ku kazi, mvuye mu kazi amaferi yose ashiramo, ndangije ndamanuka, hari ahantu hamanuka hari amabuye, ibitare by'amabuye, ndagenda nikubita mu bitare by'amabuye, igare rinjya hejuru, ncika igufwa ry'umugongo, ngira fracture ouverte. Njya kwa muganga bagiye kumpa imiti, ijwi rirambwira ngo ntunywe iyo miti, niyo yakuvunnye kandi iyo uzakunga. Imiti sinayinywa, natekereza kuyinywa nkahita nyiruka, singiye icyo nsigaza mu nda. Njye i Kigali njya kunyuza mu cyuma, basanga nyine igufwa ryaratandukanye, barambwira ngo ni ukuryama amezi 6 ntinyeganyeza, naryamaga nubitse inda. Njya ku mumama twari tuziranye, umumama nsanga arambwira ati rero nubwo uri hano nanjye ndwaye kanseri yo mwibere, ngiye kujya mu Buholandi kuko ni umuhungu ukobwa we yarari ari umudokiteri. Atari ko bugumye hano icyumweru, ikindi nzagenda. Muri icyo cyumweru ntangira gusenga, mbwira Imana, Mana wamfashije agakira, hanyuma nkabona uko mwigumira. Imana irambwira ngo ugenda umubwire umusengere ndamukiza. Umugore ndabimubwiye, arambwira ati se ko nari bugiye kubera kwivuza ninkira ari ikibazo? Nuko nibwo namusengeraga arakira ngumaho. Ariko Imana ntiyashaka ko ndamira aho ngaho, kuko ubwo narahageze basa nkaho bagize ikigirwamana, bambuje urya wiryamire, wirebere, wiyumvira indirimbo, bampa radiyo banshyiriraho. Nyuma nibwo umwe yari afite abana b'abakobwa bigaga i Butare muri university, babaraje baje arababwira ati uyu mumama ni wa wundi wansengeye, nyiraryabere cya kibyimba cyo mwibere cyari kanseri. Mama z'icyumweru turi kumwe, icya kabiri umwe muri bo ati ntibishoboka, arakora icyaha natahe. Mama ati se kuyansengeye nkakira wamuretse, bari barampaye inzu yanjye. Avuga atoya, abwira umukozi wabo amubwira ngo aje muryamana mwijoro nibwagera mu gicuku umusunike umukubite hasi. Ubwo kwa muganga bari barampaye igikandara cyo kwambara, kuko barambwiye bati ahangaha igufwa ntago twabasha gushyiraho sima, uzambara igikandara. Nambaraga igikandara rero, yankubita hasi byagufwa rikongera none gatandukana. Mbaho gutyo, bageze aho baranyirukana, banyirukanye ndatashye. Ngeze mu rugo
ijwi ryamye rirambwira ngo subira i Kigali, niko nakubwiye, jya kunkorera i Kigali. Ubwo ndahagurutse nsubiye i Kigali, ndaza ndateseka, njya ku muntu, mbaye ku muntu, mubayeho, atangira kujya nyima ibiryo. Nageze ku biro 30 ntarwaye, mvuye ku biro 100, ari inzara gusa yanyishe. Nihuse rero ngo byakomeje gutyo, ngenda mba mu tuzu twa tundi tw'amatoilette bafunze, mbaye muri utwo tuzu tw'amatoilette. Nyuma haza kuza njya gusenga, umwana wa pasiteri yari yararwaye amahumane, pasiteri wacu arwaye amahumane. Umugore w'umudiyakoni arambwira ngo tuye kumusura. Tugiyeyo, ubwo nuko ngo hagati aho imyenda narazanye, Imana yari yambwiye ngo sinzagira imyenda nkura mu nzu. Naje gutyo nzana na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, nibyo nari mfite. Imyenda isarizaho yari ubuyunguruzo. Nanasengeraga n'abantu, we nabasengera bagakira, ibibazo bigakemuka, ariko ntawatekerezaga ngo arebe iyo myenda nambaye uko imeze, bakanyihorera. Njya kwa pasiteri nambaye iyo myenda yacitse, nambaye kamambiri zidasa. Mageze wa mudiyakoni aramvugira, abwira umugore wa pasiteri ati uyu rero ni umukozi w'Imana, nuko akiri kuri tekeri, ariko ubundi ni umukozi w'Imana. Ndagira ngo rero asengere uwo mwana wawe, ibyo bihe ibyo bisebe byari byaratonyotse. Arandeba, ankora ku kirenge, ageza ku mutwe, aravuga ati we abanje se akisengera, nabanze yisengere. Noneho umugore yagumya aramubwira ati yewe mureke agusengere, asengera umwana ntacyo aguca. Aransenda, namusengeye, turitahiye. Mu gihe tutashye hashize iminsi, pasiteri arantumaho ati ngwino nkubwire. Ndagenda, arambwira ati wa mwana yarakize, none je na madamu twabuze ikintu twagukorera, none turagira ngo hari ishuri rya Bibiliya kandi tubona warize ibyo warize, batubwiye ko wize infirmiere, ubwo rero byongeyeho n'ubumenyi bw'Imana byakugira umumaro. Uko niko banjyanye njya kwiga, bantangira amafaranga, njya kwiga ishuri rya Bibiliya. Ishuri rya Bibiliya mbyiga, hari umupasiteri watwigishaga, yandeba nambaye kamambiri zidasa, akavuga ngo sinshaka abakene mu ishuri ryanjye, ninjya ninjira ujye usohoka. Niwe ngo yaransohoraga, nakinjira agasohoka, nasohoka akinjira. Bibaho gutyo. Rimwe ngeze mu mwaka wa 5, ndavuga ngo Mana, aka ni agasuzuguro, niwe wampamagaye, nta mpamvu yuko uyu mupasiteri yansuzugura, ndi umukozi wawe. Ndavuga rero ntabwo ndi busohoke uyu munsi. Arinjira, nanga gusohoka, aramba gusohoka, nisinsohoka, ntabwo ngiye kugusohora. Araseka, ndabantu rasohoka, arangije ngo sohoka, ndabyanga. Abapasiteri twiganaga bakambwira shaho hatobariye ugasohoka tukwiga. Ndavuga ntabwo sohoka yewe. Ubwo aratashye, ntabwo twize icyo gihe, arataha. Atashye hashize iminsi 2, asambanya umukozi we wo mu rugo. Umugore aje asanga umukozi ari ku buriri bwe, araza abibwira representa, abibwira na directeur, bamwirukana mu pasiteri, bamwirukana ku kintu cyose, aramutashye. No kwishura aho baramwirukana. Uko niko nize, mbasha kurangiza, ndangiza ibeki. Hari umumama twahuye, duhuye arambwira ngo none se ngo ko wize ibeki ugiye kwa pasiteri? Nawe ntabwo mba pasiteri kiretse n'izi university. Ati watari ishuri nigeze kumva riba muri Kenya, Nakuru, wajyayo? Ntiyego. Ansabira Nakuru, njya kwiga muri Kenya.
niga universite mara y'imyaka 4 nza mfite lisansi muri theology. Ubwo rero mfite lisansi nza mbe umuntu ugiye gusaba akazi, nijoro ndyamye ijwi irambwira ngo genda uje Kibagabaga ndakubwira icyo ukora. Mu gitondo ndifashe ngiye Kibagabaga, mpageze irambwira ngo nijye muri ya sare, ngenda njya muri sare, mpageze nsanga umuntu arimo arati bitaba apfa. Ijwi irambwira ngo umusengere ndamukiza. Njya nyamurambika ibiganza ndavuga ngo mu izina rya Yesu kira. Aho kanya arahaguruka, hano muri mu amazi yo kunywa. Umugore we yari yicaye ati ubu ngubu iyo umuntu apfa asaba amazi nimumuhe amata. Bamuhaye amata aragotomeye ati nimuma yandi aranyoye, nuko abaye muzima nditahira. Imana irambwira ngo kora umurimo wanjye hano. Ndakoze umurimo Kibagabaga banzanira abarwayi, haza abarwayi batagira abarwaza baba benshi, abarwayi ndabavuga, abarwayi nk'abasengera, abarwayi nk'abakarabya, abarwayi nk'abogosha. Mana nkora umurimo Kibagabaga nyinshi cyane kugeza ubwo nta n'ibiryo byahabaga. Ntangira gusenga mbwira Imana ngo zana ibiryo, nkajya njya ku gipangu nkavuga ngo Mana kuri ibi bipangu hari ibiryo, Mana bizane ntibabirye, ntibaze ku kazi, ntibaze mu rugo, ntibave ku kazi ngo baze kurya ibi biryo, ibiryo nibijye kwa muganga. Naje kubona nkabona bazanye ibiryo bibaye byinshi, abarwayi bararya kugeza n'ubu ngubu aho bagezeho bigeze byiza. N'umugore wa perezida ari ubizana akagemurira abarwayi bakarya. Nuko mba muri ubwo buryo ngaburira abarwayi, nita ku batagira shinge na rugero. Imana ntungisha amanu, nageranye nkabona umuntu ampaye 1000, nageranye nkajya no mu ivugabutumwa nkabona bampaye ibishyimbo, bampaye utwumbati, bampaye utuntu nk'utwo, mbaho gutyo. Ariko nkabana nifite abana 2 b'abahungu. Abana b'abahungu narabasize mu rugo. Imana yarambwiye ngo abo bana basige, nzabatunga, ntawe uzarwara imvunja, ntawe uzabura ibiryo. Abana mbasiga, umwe afite imyaka 3, undi afite 4. Abana bagiye mu ishuri bariga, baba muri ya nzu yabo, ndetse bagerageje kujya kwa sekuru arabirukana, arabwira ngo nimugende, ngo nyoko arimo arya amafiriti n'inyama i Kigali. Ubwo kandi navuye kuri bya biro nabibabwiye, navuye kuri bya biro 100 ngira ku biro 30 ntarwaye ari inzara. Batarimo arya amafiriti n'inyama i Kigali, genda. Abana barabirukanye, bakaba mu nzu yacu. Nari mfite inzu nini y'ibyumba 6 na saro. Baguma muri iyo nzu, ugize gutyo bapfuye isoni akaza akabagaburira. Abantu batunzwe n'abantu, abantu nagiye ngirira neza, abantu nagiye ngaburira, abari bashonje bakaza. Nari mfite ibiryo byinshi, amateke bagakura, ibikibura ikintu cyose. Abo rero nibo batunze abana banjye. Nkigera aho ngaho ndashaka kubabwira ngo muje mukora neza, ntimuza Imana izanyuza. Nuko bibaye rero ubwo umwana, abana babayeho gutyo, ba muri ubwo buzima bonyine, baba muri iyo nzu bonyine. Nanjye bwo ndi inzara inyiciye Kigali aho jyenyine. Ubwo nuvuga ngo nageragaho sindeba, amaso yarahumye. Uko niko igihe cyageze, ubwo mbayaho abana bameze gutyo, bari muri ubwo buzima. Ngiye kumva nagiye gusenga mu gitondo muri Nibature, numvijwe umuntu ankoma mu bitugu ambwira ngo uzi yuko umwana wawe ari naho i Kigali. Ngo uwese ngumva asa nk'urota, uwese ngo Olivier ngari naha. Olivier rero yari umwana wanjye mukuru. Ndavuga se ari hehe? Ngo Nyamirambo. Iryo je kambwira ngo ari Nyamirambo.
none nkibaze Nyamirambo se ndagira gute iraceceka uko niko nagize gutya amateraniro yarangiye ndagenda ndavuga ngo yo Mana umusige ku muhanda ku buryo ndi mubone nkamubonera aho ngaho ndagiye ngeze kuri 40 sizi ukuntu narebye gutya hakurya y'umuhanda mbona kana kicaye kadundaraye ku muhanda ndebye mbona n'umwana wawe ndamagana Olivier arebye ngo mama araza yirukanka nanjye mubonye twese turarira ariko giye nta kindi cyandizaga suko nari namubonye ahubwo nari ndishijwe n'ukuntu ndi muri akazu ndyamira ikarito ari ikarito ndyamaho ndi kwibaza ngo uyu mwana araza ribe ikarito ndyamaho Mana ntaza kunyita ko ndi umusazi nuko turamukanije abuze ibyo avuga arakomeza ararira nanjye ndarira nuko ariko ndira ndi kwibaza ngo ndamujyana he ndamujyana kwande ni he haza kuba ari nuko ubwo kandi yaragarukiye mu wa gatandatu nuko uwa gatandatu aburangije uko niko nibutse umuzungukazi twari twarakoranye bitwa Nyiranuma njya kumureba nari namenye yuko afite ikigo iriya Remera Rukoma ndagenda ndakomanga arambona ambonye aravuga ngo yiwe uko ahindutse ndavuga nuko arambwa ngo urashaka iki mubwira ko ngira ngo anjyanira umwana kwiga Remera Rukoma ubwo niko yambwiye ati rero wigitahire umwana ndagumana nawe ndamujyana umwana yagiye atabonye aho ngaho ndara nuko hasigaye umuto rero yigaga mu 5 hashize iminsi yaragiye kwiga umwana abantu maho bati umwana ararwaye yararembye jya kumureba ngiye nsanga umwana ni muzima ahubwo akimbona yagiye abwira chef umudugudu ati mama yaje yibereye i Kigali arya amafiriti n'ibiki nuko ati ni mumumbarize nyagera chef umudugudu cyakoze yaragiye areba abadamu arabazana abadamu barankubise unkubise mu mutwe unkubise ku maguru unkubise hose mbese baranjyagagura bose ngo mbega umugore gito utaye abana akaba ari mu mafiriti kwa i Kigali nuko haza kuza umwana w'umuhungu yigaga Inyamata arambwira ati rero bakureke kugukubita babwire ko umwana umujyane nuko umwana ndabwira munde ko umwana ndamujyana mbwira umwana akaraba tugende turagiye uwo mwana arambwira ati rero uzansanye Inyamata aje kwiga mu wa 6 akomeza wa 6 azajya aba natwe twiga tubayo tutaba mu kigo twicumbikiye azabaho ngaho ubwo ngo uko namujyanye mugejejeyo ntekereza kuza aho nzakura amafaranga yo kwigira wa 6 primaire mutamujyana mu ishuri muri high school mu wa mbere mugejejeyo mbwira directeur nturambabarira umwana naramutereje kubera ko hari umugira neza w'Iburayi wari wansezeranije yuko azamwishyurira none yaratinze nari kubanyemereye yuko ukwezi ni kwashira azanyohereza amafaranga ariko nabivugaga gutyo nta muntu nari mfite aravuga ngo nagende yige nsubira rero muri cya gice cy'ingunguru yanjye muri ya karito nararagaho hashize rero nk'icyumweru niko ku rusengero umuhungu arambaza ngo se ugira abana ntindabafite burya sura umugore ntindiwe nari mfite ibiro 30 babona narabaye akana ati noneho rero none se biga gute ntibarabirukanye mu ishuri atari umudamu uba mu Bubirigi ushaka gutanga amafaranga yo guha abana biga none igendo cyo kwiyandikisha bakwandike hari umugore uri kubandika atuze kuza mu gitondo ujeyo akwandike ngiye ndakomanze arangije arankingurira mu gihe turi kuganira arambwira atari inzozi maze kurota ntizimeze gute ati ndose hari umuntu uza arambwira ngo ngafite umwana ngutiga ngo none ngarashaka ngo kugira ngo umwana nawe mutangire ngamafaranga y'ishuri ndaseka ndamubwira nterega ni jewe
none se bugira umugore nti ati umwana se yiga mu kangahe niga mu wa mbere high school Nyamata atuzi ko mfite umwana wa murumuna wanjye wa mukuru wanjye wanze kwiga yigaga high school mu wa mbere none ndagira ngo tujyane aho yigaga uhareba ari ushyira uwo mwana baje ayo mafaranga aho kugira ngo apfe ubusa uwo mwana wawe hariho yiga nuko umwana ati yenda uje kwambara yarambonye nambaye izo kamambiri zidasa niwe ni ntacyo reka tugenderaho ati izo kamambiri se nisi nasubirayo ntuye kuri antiza inkweto turagenda amujyana muri wa mwanya uho wa mwana umwana yiga atyo yiga high school Nyamata araharangiza nibwo agiye kwiga Runyombye rero ndaho ngaho reka mbabwira ko kantu ko mwana ukagiye kwiga Runyombye yageze Runyombye wa mwana ya mafaranga barahagaze wa mwana asubira ku ishuri umwana yize wa kane abura amafaranga yigwa gatanu abura amafaranga uwa gatandatu bagiye gukora ikizamini cya leta bati rero uragomba kuzana amafaranga y'ishuri yose 480 niho yarageze ko ari muri leta amafaranga turayabuze umwana arampamagaye atira telefone arampamagara ati mama banyirukanye ariko ntabuze ubwenge banyirukana ariko ntare discipline banyirukanye kubera kubura minervare ndamuga ntigumaho Imana izatanga ati ibyo ngibyo byo kuvuga ngo Imana izatanga ambwira byinshi ndamuga ntigumaho aragenda abwira umupasteri wabo w'umunyeshuri amubwira ikibazo afite kuko ari umurokore naho uwo mwana uwo mupasteri arababwira ati rero genda uje mu ishyamba umara iminsi 3 usenga Imana ari gitangaza iri bukore umwana aragiye amaze iminsi 3 mu ishyamba asenga avuyeyo agira ngo wenda ari umuzungu uri buze agira ikintu abamarira aramubura noneho nibwo amubwiye ati rero niba arayikoze neza niba arabanye neza n'abandi banyeshuri genda ubwire préfet des études abasagu umubwire uti mpaho guhinga hahanye nayo mafaranga nta bundi buryo mfite none haragera abimubwiye préfet aramuga ati se wa mwana uko ndeba izo ntoki zawe zirahinga ayo maboko yarahinga ahantu ndi buguhe 450 ati yego aragiye mukatira ahantu kuri ati nuharangiza uzaze ubwo nzagusonera aragiye abibwiye wa mupasteri wabo aramuga ati noneho niba arabanye neza genda uje mu mwaka wa 4 ubabwire ubasaba umusada baki baguhingira nyuma y'amasomo mufatanye aragera ababwiye abana babyumvise vuba baragiye aberetse aho bahinga baramubwira ati wowe byihorere ntuhinge twe turahinga abantu bahinga icyumweru kirangira bataharangije arongera ajya mu wa 5 n'abarayi babwiye bakubise ikindi cyumweru nabo barahinga agiye mu wa 6 nuko abo wa 6 nibo baharangije baramubwira bati rero turagusoneye ngaho genda uzakora ikizamini cya leta umwana akora ikizamini cya leta gutyo aratsinda ararangiza arataha soza rero ndababwira ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose hari Imana ihindura amateka wa mwana arangiza kwiga reka nsoreze ku buhamya bwe bw'ubukwe turangije ejo bundi umwana tugira gutya aravuga ati hari umukobwa nakunze kandi uwo mukobwa yakunze ni umukobwa wo mu bakire mama we twarabanye mama we twarasenganaga mama we ampa nka mutelefona ntimbuze icyo kurya kanyoreza 1000 mama we ni umwavoka ni umumetre uwo mukobwa akaba secrétaire wa mama we bafite kabine tukavuga nk'umubwira se mwana wanjye urabona koko ahantu twasabye umuntu akajya anyereza 1000 akampa 2 urabona koko uwo mukobwa azakwemera ati niba ari Imana yambwiye ko azanyemera ninjyayo akanyemera
nzamenya ko ari Imana yabivuze. Kandi Imana irambwira ngo uku kwezi ubwo hari mu kwa 11 turi mu kwa 12 ubu, ambwa ngo kandi buko tubuzaba ku ya 10 z'ukwa 12. Imana irambwiye ngo uyu mwaka nibwo ubukwe bugomba kuba. Mama we yibutse ko yagiye angaburira, naba nabuze amafaranga y'inzu nkagira nkabona mpaye anyishyuriye inzu, ndavuga mama we agira ikibazo cyo kwemera uwo muhungu wanjye. Ariko umukobwa aratoya ati narose mbona ngira ba mama babiri, ngira mama w'igikara kuko mama we ni igikara, ati mbona mfite na mama w'inzobe, ati kandi muremure. None umuhungu we ngo yaje kumbaza n'uyu nta wundi, ati niwe. Iwabo rero banga ko bageze aho imiryango iraterana, bati ubwo yashatse ari bari gushaka nimumwireke. Yabati kandi Imana yambwiye ko umugabo wanjye azaba ari umurokore cyane, kandi umuhungu wanjye ni umurokore. Twagize ikibazo, ubwo nagize ikibazo kimeze gutya mu itorero bakavuga yewe Bibiana aragendesheje. Nagize mfite abahungu babiri, umwe yagiye umupagani cyane, undi aragenda umurokore cyane. Baravuga turiya muhungu ntazamenya no kwirambagiriza, umuhungu utavuga, umuhungu utazi gutereta abakobwa, uburi azamenya azajya ate aragendesheje. Agize ko umwe abaye umupagani cyane atazashobora gushaka umugore, none n'undi nawe baye umurokore cyane nawe ntazabasha gushaka umugore. Ariko Imana ikora igitangazo, uwo mukobwa aramwemera. Amwemeye rero baravuga bati rero azakuraho inkwano tuzabe tureba. Nuko aja kubaza bamwemeye bati uzazana inkwano. Ati rero kuko mama wari inshuti yanjye, nabona n'ibihumbi 100 basi azaza nibyo. Umuntu rero mubwiye ngo mfite ubukwe bw'umuhungu wanjye, none banyatse inkwano. Arambwa ati ndaguha 200,000. Atari ko se nibuguye mu ntoki, turabiha nka nimero zaba mwana wawe ari we nyoherezaho. Yamuhaye muha nimero ayoherezaho, ntigeze angera mu ntoki. Nuko bati rero nta kintu azabona, barankererana pe, banshyira mu kibuga. Igihe cyo gufata irembo nasenze Imana, buri kintu cyose kigomba cyo gufata irembo na champagne. Ubwo abantu bambwiraga ngo uzagende abarokore bamwe ibipende, cyane cyane abadeperi bazanywa ibipende ari byo zabaha. Ariko Imana yampaye champagne, mbona champagne 2, mbona amakazi 2 ya Fanta, mbona n'amacupa manini ya Fanta nini n'amasuka, buri kintu cyose ndakibona. Umwana dufata irembo gutyo. Igihe cyo gushyingirwa rero abarokore banshyira mu kibuga. Urebye yabona ko nta kintu mfite, bose bakavuga ngo nagende nta kintu tuzamumarira. Mu itorero nta nama y'uko yigeze iba, mu itorero nta kintu na kimwe. Baravuze barazaga bati azafata igitanda ryamira aricyo azaryamaho, aricyo asige verni azakijyana, matora azayishyireho umwenda azayijyane, intebe azafate n'intebe kugeza ubwo ku ntebe mwana wanjye abwiye umukobwa we ngo duhari intebe nashyize hanze ngariza azafata arizo muzajyana. Umwana araza abimbwiye namugani sinshaka intebe bataye hanze, mfite Imana ishobora byose. Ndasenga ndavuga ngo Mana nibuka, dore ibibero byanjye hajeho hari inkovu kubera indobo z'imiceri zishyushye najyanaga kwa muganga. Ibuka izi nkovu ziri ku bibero, unkorera igitangaza. Nuko hari umumama twarahuriye ahantu gutya dusenga gutya, duhurira ahantu
ndamusengera ndigendera birarangira. Akaba mu mama yabaga ari muri Canada. Igihe cy'ubukwe hasi ari kuwa 4 buri buke kuwa 5 kuwa 6 bikagera nta kintu, nta ntebe, nta gitanda, nta meza, nta arampamagara. Yampamagaye saa 10:30 arambwira ngo mubyeyi byuka ujye kugura ibintu by'umwana wawe. Njya kumwandikira mubwira ndabyuka se ndabikura hehe. Ngiye kubona mbona message yohereje amadolari 600. Ndagenda njya Nyabugogo ngura amatora ya Dodoma, ndagenda njya mu Gakinjiro ngura ibitanda bya Ribuyu, ngura akabati ka Ribuyu, nkoresha intebe nziza z'ibihumbi 450, ariko haza kuza undi nanone ibihumbi 100. Nuko ibintu bigenda neza. Undi antwerera imodoka kwasteri, undi nantwerera imodoka y'imyanya 5. Arambwira ati ndakomeza njyana abantu mbajyana kwasteri yuzuza essence. Arambwira ati abantu ntibagire ikibazo, essence, umushoferi, buri kintu cyose. Undi nantwerera gato ya etage 4-5 gato. Abantu bari baje ngo iyo gato yavuye hehe, yakorewe Marriott. Mbese ibintu byose bigenda neza, ubukwe buraba, Imana inkorera igitangaza. Nsoza rero ndashaka kubabwira ko mu ijuru hari Imana. Ndashaka kubabwira ngo mwikomeze ku Mana, ariyo mwomatana nayo. Natangiye mbabwira ariya jambo riri muri Luka igice cya 1 umurongo wa 80 ngo uwo mwana arakura ngagwiza imbaraga z'umutima ngaguma mu butayu kugeza ubwo yerekaniwe mu Bisirayeli. Rero iyo twagumyaho ntituhafe, ariko tukagwiza imbaraga, Imana ikora igitangaza. Abantu bose bakavuga ngo mu ijuru hari Imana. Ndashaka kugira ngo ubuhamya mbuhimiye hano. Ndashaka kubabwira ngo nta kindi kibeshaho umuntu n'Imana yonyine. Imana yambereye umugabo, Imana imbera byose, Imana irankomeza, Imana n'ubu ngubu niyo nkishingikirijeho. Imana ibagire neza. Reka dusenge. Mana Data wa twese mwiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye, turakunezerewe. Urakoze kukomeje kuturinda, urakoze gukomeza kugaragaza imbaraga zawe, komeza kwiyerekana. Abantu bumvise ubuhamya, abantu bari bwumve n'ubuhamya, bubakomeze kandi bigiraho bakura, bagiraho naho bageze. Babone ko Imana yikura ku cyavu ikicaranye n'ibikomangoma. Babone ko hari Imana ihindura amateka y'umuntu. Wa wundi ari usuzugurwa, wa wundi utari ufite uko ameze, Imana ikamugira undi muntu. Urakoze rero, sengeye imitima iri bwumvira ijambo, iri bwumva ubuhamya, ugiraho bakura rwose. Abantu barusheho kurishaka Imana kurusha gushaka ibitari Imana. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen.